ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiye nonaha mu izina rya Yesu ko Imana ikora imirimo igakora ibitangaza. Reka mbanze nguhanurire we mukobwa unkurikiye, ndagira ngo nkubwire yuko Imana itanga abagabo, ndagira ngo nkubwire yuko Imana itanga amafaranga, ndagira ngo nkubwire yuko utagomba kureba ku myaka yawe cyangwa igihe umaze, ko Yesu ashobora byose. Ndagira ngo nkubwire yuko mpagaze ku uyu musozi wera, njyewe pasiteri bose barakizwa, yuko Imana yakugirira neza, yuko yakugenderera ikagukorera imirimo n'ibitangaza. Ndagira nkubwire wowe musore unkurikiye uri kundeba, yuko Imana yakugirira neza. Wabuze amafaranga y'inkwano, ubura akazi, urakora bikanga, ndagira nkumenyeshe yuko uyu munsi yuko nagusengera bikagenda neza. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kubura amafaranga yo gukodesha bakagusohora mu nzu, yuko Imana yabigenza neza uyu munsi ukabona ubwishu, ejo nawe ukaba uri gukodesha, nawe ufite amazu, ufite n'ibipangu. Ndagira ngo nkubwire wowe urembejwe n'uburwayi, ubona uburwayi bwaraguhejeje ku gisasiro, yuko Kristo yaje kugira ngo akize abantu bose, kandi ko mu mibyimba yiwe ariho twakiza indwara. Umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo riratubwiye ngo tugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Birakwiriye yuko tugomba kubana n'abantu bose amahoro. Umuntu umwe yigeze akora ikintu gikomeye, arambwira ngo umva pastor bose barakizwa, anyigisha ikintu gikomeye, arambwira ngo umwanzi wawe nakugirira n'abakaguhemukira, uzafata ibyo bintu ubyandike ku musenyi kugira ngo imvura nigwa izabihitane, kugira ngo umuyaga nawo nuza uzabihitane. Ngo ariko umuntu nakugirira neza uzabyandike ku rutare kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose utazabyibagirwa.